Nyuma y'uko umujyi wa Los Angeles rero uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watatswe n'inkongi y'umuriro, inkongi yatatse ibice bimwe na bimwe by'uyu mujyi kuva tariki ya 7 na n'ubu rukaba rukigeretse. Ni tariki ya 7 Mutarama umwaka wa 2025, aho hamaze gupfa abantu ibihumbi byinshi birenga, abandi bakaba baragiye bavanwa mu byabo, abarenga ibihumbi 180 abo barahunze ndetse imibare ikaba icyegeranwa. Hagiye hibazwa byinshi rero ku cyateye iyi nkongi y'umuriro, bamwe bakavuga ngo ni umuntu watwitse hafi aho ngaho, abandi bakavuga ko ngo ari insinga z'amashanyarazi zaba zarabiteye, ariko amakuru agenda agaragaza ko nta kiramenyekana gihamya yuko iyi nkongi y'umuriro yaba yaratewe n'ikintu runaka, ahubwo ubushakashatsi buracyakomeje. Ni mu gihe kandi rero ubwo abenshi bagiye bahaburira ibyabo, abandi bakahaburira ababo, abandi bakahaburira amazu n'ibintu byinshi. Bamwe mu badamu bari bafite imiringa n'ibikomo byabo bihenze, bo barimo bishimira ndetse banezezwa n'uko zimwe mu mpeta zabo bagiye bazigarurirwa. Abashinzwe kuzimya umuriro muri Los Angeles n'ubundi bo bagiye bazimya impeta zimwe na zimwe basanze mu bikanka cyangwa se mu ivu, aho bamaze kuzimya impeta zaho bakagenda bazigarurira ba nyirazo. Abagore bagiye bishimira iki gikorwa cy'ubutwari, kuko bamwe bagiye bavuga ko nubwo babuze byose bari bafite, bakabura amafaranga, bakabura ibyabo, bakabura ibikoresho byo mu nzu, ariko banejejwe n'uko nibura impeta zabo zabagarukiye. Umwe mu magambo ye yavuze ati, "It was a needle in a haystack, right? It was a ring in a roof, a sailing furniture, walls and then my ring. It made my heart happy, just for a moment, knowing I have lost everything." Muri make avuga ati mu gihe we yumvaga ko buri kimwe cyose cye cyatakaye cyangwa nta kintu na kimwe asigaranye, aribwo yagiye kubona ba firefighters cyangwa abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, abona bamuzaniye impeta ye. Undi nawe mu magambo ye yaravuze ati, "I left with 2 pairs of journeys and 2 sweaters and everything. All of my childhood memories, all of my children's childhood memories, everything is gone. There is not one thing saved, but I have my ring." Magambo ye yagerageje kuvuga ko nibura buri kintu cyose yagitaye mu nzu ubwo yararimo ahunga. Inzibutso ze zo mu bwana n'iby'abana be yagendaga yibukiraho iby'abana be byose byahiriye mu iyo nzu, ariko aravuga ati nibura ubwo natekerezaga ko buri kimwe cyose cyatakaye, ariko none impeta yanjye yo yarokotse ndayisubiranye. Aba bamama rero bakaba bagaragaje umunezero n'ibyishimo bidasanzwe ubwo barimo bashyikirizwa izi mpeta zabo. Amafoto n'amavideo menshi bagiye bifata bagaragaza ko nibura basubijwemo imbaraga kubera zimwe mu mpeta zabo na bimwe mu bikomo byabo bibibutsa byinshi mu buzima bwabo bagiye bagira, cyangwa se bibitse amateka yabo, nibura bishobora kuba byabagarukiye. Ntabwo wakumva rero uburyo impeta inezeza umuntu nyuma y'uko abuze imodoka, akabura inzu ndetse na bimwe mu bikoresho bye aba asanzwe akoresha. Ni mu gihe kandi hari amakuru akomeje kugenda acicikana avuga ko zimwe mu mpamvu zaba zarateye iyi nkongi y'umuriro ngo ishobora kuba yaraturutse ku muhango cyangwa se ku birori byari biherutse kuba n'ubundi muri Hollywood cyangwa se mu ruganda rwa filime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga ko mw'uwo muhango habayemo igikorwa cyo gutuka Imana, bayiserereza bavuga ko yo nta kintu ishoboye. Uyu akaba ari umuhango wari warabaye ku cyumweru n'ubundi tariki 5 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2025. Uyu muhango ukaba waritiwe izina rya Golden Gloves. Mu gihe wari urimo uba rero habayeho kugenda bagradinga cyangwa se bahereza buri kintu icyiciri cyacyo, aho hamwe bageze bakavuga ko Imana yo ifite 0, naho uwari wateguye ibirori we bakamuhereza amanota nawe urebaho ngaho kuri screen. Muri make rero nuko ibyabaye ku mujyi wa Los Angeles atari ibintu bisanzwe, kandi amakuru akaba akomeje kugenda yegeranwa kugira ngo hamenyekane neza impamvu yaba yarateye iyi nkongi y'umuriro, noneho mu gihugu gikomeye nka kiriya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukuri guhari nuko Imana idakinishwa, bikaba bihura n'amakuru yasohotse ku itariki 5 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2023 yavugaga ko icyo gihe muri Amerika mu mujyi n'ubundi wa Boston urusengero rwabiragamo ubukwe bw'abatinganyi
rwakubiswe n'inkuba rurashya rurakongoka ubwo basezeranaga imbere y'Imana. Ibi n'ubundi bikaba byarabaye hari ku munsi wa mbere kw'iyo tariki nakubwiye. Aya akaba ari amakuru n'ubundi dukesha ibinyamakuru byo muri Amerika. Nta muntu n'umwe warokotse iyi mpanuka. Ndakurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho kugira ngo umenye buri kantu ku kandi nta kantu na kamwe kari bugucike. Kora subscribe, share na comment kugira ngo ibitekerezo byawe bitugereho.